once again. Nanone ni iby'agaciro kongera kubabona. And we have been discussing the Bible up to now. Kandi twakomeje kuganira kuri Bibiliya kugeza n'ubu. But I believe this evening is the most important of all the presentations. Ariko nibwira yuko ikigwa cy'uyu mugoroba ari ingenzi cyane kurenza n'ibindi. Because it asks the question, do you want to live forever? Kuko ni kitubaza ngo mbese urashaka gukunda iteka ryose. That is how God created us. God created us to never die. Yego ni nabwo buryo Imana yaturemyemo. Imana yaturemeye gukunda no gukundwa. So today we're going to look at God's plan for our lives. Rero turakomeza kurebera hamwe imigambi y'Imana kuri twe. That can give us eternal life. Ari nabyo bidushyira kuronka ubugingo buhoraho bw'iteka ryose. There was a big earthquake. Higeze kubaho umutingito w'isi. Powerful shock waves went through the entire city. Nuko uwo mutingito rwose wahuranya umudugudu cyangwa umujyi wose. Big buildings and homes collapsed. Inyubako ziremereye zirahomboka. Hospitals, schools and churches were destroyed. Ndetse amavuriro n'insengero nabyo biragwa. Several years ago, an earthquake hit the country of El Salvador. Ni mu gihugu cya El Salvador aho hashize imyaka ibyo bibayeho. Hundreds of people were killed instantly. Abantu amagana bahitanywe n'icyo kiza. And thousands were left without homes. Kandi ibihumbi n'ibihumbagiza byasigaye bitagiraho byugama izuba n'imvura. Rescuers worked day and night to save people who were trapped. Abatabazi rero baje biteguye gutabara. But they could only find a few who were left alive. Gusa icyo babashaga kugeraho ni bake gusa bashoboye gukiza. After 4 days and nights of continuous work, nyuma y'iminsi 4 bashakisha muri ibyo byose byandimutse, someone noticed a half-buried arm amongst the rubble. Hari uwaje kurabukwa ukuboko igice cy'ukuboko kizamuye muri ibyo bishingwe. And amazingly, that arm began to move. Nuko ikiganza gitangira kunyiganyiga. Rescue workers began digging furiously. Ibyo byateye umwete babandi babatabazi maze batangira gucukura cyane. It took them 4 hours to discover a middle-aged man who was buried. Byabasabye kandi amasaha agera kuri 4 kugira ngo bagere kuri uwo mugabo w'igikwerere. He was still alive. Yari akiri muzima. He had survived for 4 days under the rubble. Yashoboye kuba gihumeka nyuma y'iminsi 4 muri ibyo bishingwe byose. Later in the hospital, he was asked how it was possible to survive in such difficult times. Igihe bamwitagaho rero ku bitaro banamubajije ni gute wabashije kuba ukiriho muri aka kangaratete gangana gatya. He answered, I wanted to live. Nawe mwumve igisubizo cye, yaravuze ati nashakaga kubaho. I gasped for air. Nuko rero nageragezaga gukurura nkurura umwuka. I did not want to die. Ntabwo numvaga nshaka gupfa rwose. And I believed that help was on its way. Numvaga niringiye yuko abatabazi bari mu nzira baza kudutabara. We were born with the will to live and survive. Burya twavukanye icyifuzo cyo kubaho. And when human lives are threatened, nuko rero iyo ubuzima butewe hejuru, we will do wonderful things to survive. Uzabona ko dukora uko dushoboye kose kugira ngo turebe yuko twarurokoka. Maybe it can be a child who is trapped in a burning house. Ahari reka tuvuge yuko yaba ari umwana waguye mu cyobo. Maybe passengers on a lake aboard a ship which is cyangwa sinking. se akaba ari abagenzi baguye mu kiyaga. Maybe mountain climbers that are stranded in a mountain. cyangwa se akaba ari abaheze mu mpinga y'umusozi. Or even, as our story tells, victims who were trapped in the rubble. Ndetse nk'uko igitekerezo kitubwira n'abangaba bari baguye
muri izi ngaruka z'uyu mutingito. When people's lives are in danger, iyo ubuzima butewe hejuru, they will risk their own lives to save someone else. ni ukuvuga ngo abantu bazagerageza uko bashoboye kose kugira ngo batabare. Yet the truth is that we do not often think about the fact that we need to die. ariko nta nubwo akenshi dutekereza yuko dushobora gupfa. For the Bible says the wages of sin is death. nyamara bibiliya ikaba iduhamiriza yuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. That is what we deserve because of sin. mu kuri ukurikije ukuntu turi abanyabyaha, ubwo nibwo burenganzira gusa twigirira. And sin is not only dangerous, kandi ntabwo icyaha ari kibi gusa, it is also deadly. ahubwo kirica. Why is it deadly? kubera iki cyica? Because the Bible says it separates us from God. kuko bibiliya iduhamiriza yuko icyaha kidutandukanya n'Imana, Who is the source of all life. kandi Imana nyine akaba ariyo yari isoko yo kubaho. Isaiah says your sins have separated you muri from your God. muri Yesaya dusoma ngo ibyaha nibyo byabatandukanije n'Imana. Now it is very important how this verse is described. nuko rero ibi ni iby'ingenzi cyane kumva ikiri somo ritubwira. It does not say your sins have separated God from you. ntabwo bivuga ngo ibyaha byabatandukanije hagati yanyu n'Imana, But rather you from God. ntabwo byabatandukanije hagati yanyu, ahubwo byabatandukanije n'Imana. Because the book of Romans says nothing can separate us from the love of God. ntabwo byadutandukanije kuko mu Baroma hatangaza ngo nta kibasha kudutandukanya n'Imana. But God is the source of life. nyamara Imana niyo soko y'ubugingo yo kubaho. And when we sin, we separate ourselves. iyo rero ducumuye ni twebwe ubwacu twitandukanya. Everyone has sinned and is under the sentence of death. nuko buri wese yaguye mu cyaha yaracumuye, kandi buri wese akwiriye ikimukwiriye ni urupfu. Can I see the hands of someone who has not yet sinned? ndagira ngo ndebe muri iri terane umuntu n'umwe utarakoze icyaha. No one is putting up their hands. nta n'umwe uzamuye ikiganza. Because the Bible says all have sinned. kubera yuko bibiliya ubwayo iduhamiriza yuko abantu bose bakoze ibyaha. The Bible says, therefore, just as through one man bibiliya iranatubwira ngo nuko rero nk'uko umuntu umwe yatwokoje icyaha, sin entered the world, nk'uko umuntu umwe yinjije icyaha mu isi, and death through sin, ndetse n'icyaha kikaba bigakurikirwa n'icyaha gikurikiye urupfu nako rukurikiye icyaha. and we know that one man was Adam, kandi tuzi ko nyirabayazana ari Adamu, and thus death spread to all men. kandi ibyo byahise bikwira mu bantu bose, Because all have sinned. kubera yuko bose ni abanyabyaha. That is why no one could put their hand up. ni nayo mpamvu nawe mwabonye azamura ikiganza. It also says, for all have sinned birivuga ngo bose bakoze ibyaha and fall short of the glory of God. kandi ntibabasha gushyikira ubwiza bw'Imana. Romans 3 verse 23. aho ni mu Baroma 3:23. That is why no one can put their hand up and say, niyo I'm mpamvu not rega ntawe wabasha kuzamura ikiganza ngo yihamye yuko watakoze icyaha. A few verses before this it says, imirongo mikeya aho ngaho ivuga ngo there is none righteous. nta ukiranuka n'umwe, No, not one. nta n'umwe. There is no one who understands. nta n'umwe ubisobanukiwe. There is none that seeks after God. dore nta n'umwe ushaka Imana, They have all turned aside. ahubwo bose barayobye. There is none who does good. nta n'umwe ukora ibitunganye, No, not one. nta n'umwe, yewe nta n'umwe. That is why no one could put their hand ni up. nayo mpamvu no muri iri terano ntawe bashaka kuzamura ikiganza. Our original parents, Adam and Eve, ababyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva,
chose to destroy their relationship with God nibo bahisemo kwangiza isano yabo n'Imana by disobeying His word and doing their mu own thing. gihe batashoboraga kwemera kuyoborwa n'ijambo ryayo. Adam would die because of his sin, nuko rero Adamu yagombaga gupfa kubera icyaha, and so would all his descendants, kandi ibyo akabyokoza urubyaro rwe rwamukurikiye, including you and me tonight. harimo mwebwe ndetse nanjye. Now, knowledge of our lost condition is very important. none rero kumenya ubwo buzimira bwacu, uko kuzimira kwacu ni ikintu cy'ingenzi cyane, Because when we realize we are lost, kubera yuko iyo dusobanukiwe yuko ako kaga dufite ko kuzimira, we can express a need to be saved. niho honyine twagira inzara n'inyota byo gukira, twifuza But if gukira. I do not feel that I am lost, ariko igihe ntumva ko hari ikibazo mfite cy'uko nagize ako kaga ko kuzimira, I have no need to be saved. birumvikana yuko n'iby'agakiza nabyo byaba ntabikeneye. Now, this is all been bad news so far this evening. rero iyo nta nkuru mbi rwose kuri uyu mugoroba. We are all destined for eternal death twese ikidukwiriye ni urupfu, unless someone saves us. kereka habonetse gusa umutabazi wadukiza. Here is the good news of ariko salvation, noneho mbafitiye amakuru meza that someone stepped in to save ko us. hari umuntu wemeye kwinjira mu kibazo kugira ngo adutabare. Amena. It says, for by grace you have been saved kuko umurongo uravuga ngo mwakijijwe kubw'ubuntu, through faith, kubwo kwizera, and that not of yourselves. ntabwo ari mwebwe, ntabwo ari ku bwanyu ubwanyu, It is a gift of God, ahubwo ni impano y'Imana, not of works, nta nubwo byaturutse ku mirimo yanyu, lest no one should boast. kugira ngo hatagira ushobora kubyirata. Tomorrow evening we will be speaking about the law of God. ejo nimugoroba ntimuzabure tuzaganira iby'amategeko y'Imana And the role it plays in salvation. kandi amategeko nayo ajyana n'agakiza. It has a very important role to play. afitemo uruhare rw'ingenzi rukomeye cyane mu gakiza kacu. But this verse says we are not saved ariko by the iri law. somo ridutangariza yuko tudakizwa n'imirimo yacu. Thankfully, the Bible not only tells us about our condition, ntabwo Bibiliya itubwira gusa imibereho yacu y'ubwihebe y'ubwihebe, but it also points us to Jesus ahubwo inatujyana kuri Yesu as the solution to our condition. n'igisubizo ku kibazo cyacu. The Bible is unique Bibiliya ni igitabo cyihariye, because in other religions the gods expect the people to worship him out of fear. kuko mu bundi buryo bwose bwigishwa bw'iyobokamana, izo mana zagizwe ibigirwamana ziba zitegereje ku bantu ko bazubaha ariko mu bwoba. But in the Bible, instead of sacrificing for him, ariko muri Bibiliya aho kugira ngo abantu bitangire Imana, he sacrifices for us. ahubwo ahangaho Imana niyo yitangiye abantu. The Creator sacrificing for his creature. Umuremyi niwe witangiye ibiremwa bye. But there is nothing that you can do nta kintu wowe nanjye twakwimarira to make God love you less. kugira ngo tubashe gutuma Imana idukunda gake. There is also nothing you can do to make him love you more. nta n'icyo ubwawe wakora kugira ngo noneho uyikundishweho cyane. Because as we said last night, nk'uko twabibonye ejo nimugoroba, God is love. Imana ubwayo ni urukundo. Please repeat that again. Reka twongere tubisubiremo. Imana ni urukundo. Imana ni urukundo. Imana ni urukundo. Amen. Amen. And salvation is a free gift. nuko rero n'agakiza nako ni impano y'Imana. We cannot earn it. Ntabwo dushobora kugakorera. We cannot buy it. Ntabwo dushobora kukagura.
It's free of charge. umva ni ubuntu rwose. And nothing in life is free. Nothing in life is really free. Kandi ariko nyamara mu rukundo nta kintu cy'ubusa cyangwa se gipfa kuza And gusa. so we struggle to accept that we have been given a free gift. Nuko rero ugasanga ahubwo bitugoye kwakira impano twaherewe ubuntu. What the Bible teaches about religion, about salvation, Mbese Bibiliya itubwira iki ku birebana n'agakiza kacu? is contrasted with other religions. Binyuranye cyane n'ibyo andi madini yigisha. Because we are proud beings. Because we are proud in our heart. Kubera yuko mu mitima yacu ubundi turibona. We often want to do things our own way. Twifuza ko ibintu bigenda nk'uko twebwe dushaka. Do something to earn salvation. Nuko bigatuma hari ibyo dukora kugira ngo tubashe ubwacu kwirongera And this agakiza. is illustrated in the many things that people do. Ndeka mbabwira yuko ibyo bigaragara mu bintu byinshi abantu benshi bakora. In their religion to earn God's favor. No mu iyobokamana nuko abantu bagakora kugira ngo Imana babashe kuyururutsa bakunde. Some believe that by torturing themselves and bringing pain upon themselves, Abantu bamwe batekereza yuko kwibabaza no kubabaza imibiri yabo bishobora gutuma Imana ibemera. they will earn God's favor. Nuko byatuma Imana ibagirira impuhwe. So they walk on nails and hot coal. Nuko bakagenda ku misumari cyangwa se ku makara yaka. They beat their bodies with Abandi sticks. bagakubitisha cyane imibiri yabo. Others build temples or churches. Abandi bakubaka insengero zakataraboneka cyangwa se za katedrali To support the holy men. kugira ngo bashobore kuba abantu bera. Others have a pilgrimage to a holy site Abandi bagatanga byinshi to earn God's favor. kugira ngo bareshima umutima w'Imana bakunde. As Christians, we do the same thing. Mbese nk'abakirisitu ntidukora ibisa n'ibyo ra? We attend church and give offerings. Nuko tukaza mu nsengero tugatanga amaturo. We live a good life. Nuko tukagerageza kwigengesera ngo tugire ubuzima rwose bushimwa. And we think by doing so we earn God's Mu favor. bwenge bwacu hakatwoshya tubwira yuko mu gukora ibyo Imana tuyururutsa ikadukunda. And by doing that we will receive eternal life. Kandi tukumva yuko ubugingo buhoraho twebwe ubwacu twabukoreye tuzabuhabwa. But is it possible? Ariko se birashoboka? Can we, through some deed of suffering or pain, Mbese binyuze mu mirimo yacu mu kwibabaza kwacu ndetse no mu kwihotora twabasha kuronka urukundo rw'Imana, convince God to give us eternal life? maze tukanayemeza yuko kubera ibyo twakoze ikwiriye kuduha ubugingo buhoraho? Back to this verse we read. Tugarutse kuri rya somo twasomye, For by grace you have been saved through faith. uko mwakijijwe kubw'ubuntu kubwo kwizera, And that not of yourselves. ntabwo ari imirimo yanyu ubwanyu, It is a gift of God, ahubwo ni impano y'Imana, not of works, ntabwo ari kubw'imirimo yanyu, lest anyone should boast. kugira ngo hatagira n'umwe ubyirata. God's word is clear. Ijambo ry'Imana rirasobanutse. There is nothing we can do to make him Nta love us kintu more. na kimwe twabasha gukorera Imana ngo noneho igabanye urukundo idukunda. We must trust that he will save us through faith. Dukwiriye kwizera ko Imana ari nziza kandi idukiza. But why would the creator God of the universe Kubera iki se umuremyi w'ijuru n'isi take time to save you and me? bimuhangayikisha agafata igihe kugira ngo adukize? Why did he just not leave us to suffer the consequences? Kubera iki ataturekeye kugira ngo urwo twishigishiye turusome? There's a very important reason, Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyo gutekerezaho, which I want you to repeat now. kandi nicyo ndifuza ko nanone muza kugisubiramo. The reason is because Impamvu ni iyihe? God is love. Imana ni urukundo.
And that is the answer to all the challenges we face. icyo ni cyo gisubizo cyonyine ku biduhangayikishije byose. Many of you are parents here this evening. Bamwe muri mwebwe muri mugoroba muri ababyeyi. And you know what it's like to have a baby or a young child cry during the night. Kandi murabizi uko bishavuza kumva akana kawe karira ijoro ryose. You try everything to make it better. Nzi neza yuko ukora ibishoboka byose kugira ngo ubashe kugaturisha. You even avoid contact with your family and friends. Ushobora ndetse no kureka ibindi byose byatuma ushyikirana n'inshuti zawe n'abandi bavandimwe. You walk around and you sing to the baby. Nuko ugakorakora hirya no hino ukaririmbira umwana ubuguriguri. But nothing works. Ariko ukabona ni hahandi nta kigenda. No matter how tired you are. Uko waba unaniwe kose. As long as that baby is sick. Niba wa mwana agikomeje kugaragaza uburwayi. You will never think of giving this baby away. Na rimwe uzumva igitekerezo cyize mu bwenge bwawe ngo akana ukajugunya ukihorere. Or leaving it to suffer alone. Maze ngo ukareke maze abari ko gakomeza kubabara. If we with our selfish hearts are like that, twebwe n'imitima yacu yo kwikunda dushobora gukora nk'ibyo. We can begin to understand the heart of God. Ibyo byadutera gutangira kumva neza umutima w'Imana. Because He is love. Kubera yuko Imana ni urukundo. He has never considered abandoning us. Na rimwe yigeze itekereza kutureka. Leaving us to suffer. Ngo iturekere mu mibabaro yacu. The Bible says the Lord is long suffering towards us. He's patient with us. Bibiliya iduhishura yuko Imana itwihanganira. Not willing that any should perish. Ndashaka yuko hagira n'umwe urimbuka. But that all should come to repentance. Ahubwo itegereje yuko abantu bose bihana. God wants everyone who is here tonight to be saved. Ishaka yuko buri muntu wese uri muri mugoroba akira. That is who God is. Uko niko Imana iteye. Even the Old Testament describes it. Ndetse no mu isezerano rya kera hagaragaza Imana muri ubwo buryo. It says the Lord God merciful and gracious. Dusoma ngo nuko Imana y'inyambabazi. Patient and abounding in goodness and truth. Imana yihangana itinda kurakara. Keeping mercy for thousands. Yihanganira kugira imbabazi. Forgiving iniquity and transgression. Kugira ngo ibabarire ibicumuro byose ndetse n'ibyaha. By no means clearing the guilty. Kugira ngo idukureho urubanza rw'icyaha cyacu. One thing that might surprise us Kimwe mu bikwiriye kudutangaza is that God's love does not excuse sin. Nuko urukundo rw'Imana ntabwo ruduha uburenganzira bwo kuguma mu cyaha. He does not say you have sinned and that is okay. Ntabwo Imana ivuga ngo yego waracumuye nta kibazo ndabyumva. Because love also includes justice. Kubera yuko urukundo rugendana n'ubutabera. The verse that we just read Isomo twasomaga mu kanya says that He does not leave the guilty unpunished. yavugaga yuko risoza rivuga yuko Imana itababarira abakwiriye gutsindwa. And love is best understood as a balance. Nuko rero urukundo rukaba ruri nko kuri uwo munzana Between mercy and justice. hagati yo kubabarira ndetse n'ubutabera. Like the sunshine combines with the rain. Nk'uko mbese izuba ribyara umukororombya. To make a rainbow. Kugira ngo ryerekane umukororombya. So God's mercy and justice Ni nako ubutabera bw'Imana n'urukundo rwayo combine to show us His love. bihuye bibyara urukundo nyarwo. No earthly government norm makes lawlessness normal. No earthly government has no laws.
nta gihugu na kimwe cyo ku isi kibaho kitagira amategeko. And in the short time I have been here in Rwanda, ndetse mu gihe gitoya maze hano mu gihugu cyanyu cy'u Rwanda, I have seen that this country has good laws. naje gusanga yuko igihugu cyanyu gifite amategeko, well organized and well governed. rwose igihugu kiyobowe neza kandi ibintu byose biri ku murongo. And that helps to keep us happy and safe. ibyo nibyo bibyara umunezero wacu. The same is true of God's na kingdom. nuko bimeze rero no ku Mana. God's law has been broken. amategeko y'Imana yarishwe. The principles which explain his character amahame aranga urukundo rwayo have been destroyed. byarirengagijwe, And he cannot just ignore it. ariko ntibishobora kwirengagizwa rwose. He cannot just look the other way ntabwo Imana ishobora kurebesha ijisho rimwe and pretend that it did not happen. maze ngo yibwire ibifate nk'aho nta cyabaye. To be a God of love, he must allow justice to be served. n'Imana y'urukundo ikwiriye no kuba Imana y'ubutabera. And this is why God's plan of salvation is so amazing. ni nayo mpamvu inama y'Imana y'agakiza itangaje He cyane. found a way to save us while still being fair and just. He found a way to save us while still being fair. yego Imana yaje kubona uburyo bwo kudukiza nyamara kandi n'ubutabera bukabaho. He died in my place, yahisemo gupfa mu cyimbo cyanjye, which is mercy and grace, ari nabyo ubuntu no kugira neza kwayo, paying the penalty for my sin, nuko noneho yishyura igiciro cy'ibyaha byanjye, which is justice, ari nabyo nanone ubutabera, so that I and you can live. nuko rero kugira ngo njyewe namwe dushobore kubaho. This is the greatest demonstration of love ever. uko niko Imana yashoboye guhishura urukundo rwayo rutagira akagero. And it reminds me of the best known verse in the Bible. nuko bikanyibutsa isomo rizwi cyane kurusha andi yose yo muri Bibiliya. I'm sure you know it in your heart. ndabizi neza ntawe uri ahangaha utarizi mu mutwe. And you are welcome to repeat it with Pastor Jean-Baptiste. kandi ndifuza yuko murisubiramo hamwe na Pastor Jean-Baptiste. It says, for God so loved the world iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, that he gave his only begotten son, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, that whoever believes in him kugira ngo umwizeye wese should not perish, atarimbuka, but have everlasting life. ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. This is the best news ever. ayo ni inkuru nziza yahuje izindi zose zabayeho. Jesus came to earth as a man, Yesu yaje ku isi yigize umuntu, facing the same problems and temptations that we have. yiyemeje guhangana n'ibibazo byose ndetse n'ibishuko byose nk'ibyo duhura but nabyo, living a life of perfect obedience. ariko nyamara bitandukanye natwe akabaho ubuzima butarangwa n'icyaha. He is the one who could raise his hand this evening niwe wenyine muri mugoroba wabasha kuzamura ikiganza and say, I have never sinned. akavuga ati sinigeze gucumura. The only one who can do that. we wenyine He did not deserve to die. ntabwo rwose yari akwiriye urupfu. He was our creator. ni umuremyi wacu, Yet he took my guilt upon him. ariko ibiriya mpamvu yishyizeho gukiranirwa kwacu. Romans says, for as by one man's disobedience mu Baroma dusoma ngo nk'uko umuntu umwe yazanye gukiranirwa, many were made sinners, nuko bose bagahinduka abanyabyaha. so through Adam's disobedience we all became sinners. binyuze muri Adamu no mu gukiranirwa kwe byose byaduhinduye abanyabyaha. But the second part says, so also by one man's obedience ariko umugabane wa kabiri w'iryo somo uravuga ngo nanone kubwo gukiranuka kumwe many will be made righteous. benshi bagizwe abakiranutsi. The first Adam sinned, Adamu wa mbere yaracumuye,
The second Adam brought the solution to sin. nuko Adamu wa kabiri azana igisubizo kuri icyo kibazo. Like the innocent lambs that were offered and sacrificed in the temple. Nk'uko mu buturo bwera bakundaga gutamba ibitambo by'amatungo atagira ikizinga. Jesus had done nothing wrong. Na Yesu nta kintu na kimwe yigeze akora kibi. Peter says, he who committed no sin. Paulo we nako Petero we aranavuga ngo wa wundi utarakoze icyaha. Nor was deceit found in his mouth. Wa wundi utarigeze abonekwaho no gukiranirwa mu kanwa ke. Jesus was introduced as the Lamb of God who takes away the sin of the world. Uwo ni Yesu weretswe isinka ntama w'Imana ukiza abantu ibyaha byabo. And God placed upon Jesus ahubwo nyamara Imana yashyize ku ntugu za Yesu the sins of the entire world, ibyaha by'ab'isi bose, including your sins and my sins. harimo n'ibyaha byawe, harimo n'ibyaha And byanjye. he felt that terrible separation that sins brings. Kandi ibyo byamuteye kumva biye kumutandukanya n'Imana. And therefore he said what Psalm 22 Nacyo prophesied. cyatumye dusoma avuga ibyo dusoma muri Matayo 27. My God, Ati Mana yanjye, why have you forsaken me? niki kikundekesheje? Jesus could not bear the agony of separation from his Father. Yesu ntiyabashaga kwihanganira kumva yatandukana na se. It broke his heart. Byamennye umutima we. The crowd shouted, he saved others. Nuko rero abari aho barasakuza bati yakijije abandi, Himself he cannot save. none we ubwe ntashobora kwikiza. And that was true. Kandi ibyo koko byari ukuri. Because it was impossible to save himself. Kubera yuko ntabwo byashoboka ko yakwikiza. To come down from that cross Nuko ngo yikure ku musaraba uveho. and save you and me at the same Hanyuma time. ngo bagishoboye kugukiza nanjye ngize. He was paying the price for the broken law. Oya yagombaga kwishyura ikiguzi cy'itegeko ritubahirijwe. He was experiencing the wages of sin is death. Yariho yikoreye ingaruka z'ibyaha byacu. He was treated as we deserve to be treated. Ibyo yakorewe n'ibyo twebwe abanyabyaha twagombaga gukorerwa. So that we one day can be treated as he deserves. Kugira ngo tugirirwe ibyari bimukwiriye. And this is just an amazing part of God's love. Umva, uwo ni umugabane w'agahozo w'icyitwa urukundo rw'Imana. He suffered the death that we deserve. Yapfuye urwo twagombaga gupfa. So that we can enjoy his life. Kugira ngo tuzanezererwe mu buzima bwe, mu bugingo bwe. This was the only way that we could have eternal life. Ubwo nibwo buryo bwonyine twashoboraga kuronkamo ubugingo buhoraho. Salvation is not about anything good that we have done, Ntabwo agakiza gakomoka ku byo wowe nanjye byiza twakora, but about the good that God has done through his son Jesus. ahubwo ku by'Imana ubwayo yakoze muri Yesu. But does that mean there is nothing that we must do? Does that mean there is nothing that we must do? Mbese ibyo bisobanuye yuko twebwe nta kitureba twabasha gukora? No. There is something. Oya rwose sicyo bivuze. Because God died for the entire world. Kubera yuko Yesu yapfiriye isi yose. But not everyone accepts that for themselves. Ariko noneho bigahindukira ntabwo ari buri wese umwemera. Here is an amazing gift that God wants to give you. Hano hari impano itangaje Imana yaduhereye muri Yesu. And you can take it, ubasha kuyakira, or you can leave it. ariko ushobora rwose no kuyanga. And only if you take it, if you accept it, Igihe rero gusa uyakiriye ukayigira iyawe, you will be saved. nibwo bwonyine agakiza gahinduka kawe. Third time we read in this verse tonight. Nanone tugarutse kuri rya somo twasomye muri uyu mugoroba. For by grace you have been saved through faith. Mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. This faith is our part. Ako iriya jambo kwizera niwo mugabane wacu. Even faith is a gift from God. Ndetse kambabwira yuko no kwizera nayo ari impano y'Imana.
But we have to accept salvation through faith. ariko dukwiriye kwakira agakiza kubwo kwizera. When the jailer in Philippi asked Paul what he must do to be saved, mu Bafilipire igihe imfungwa yabazaga Pawulo icyo ikwiriye gukora, he said, believe in the Lord Jesus Christ. Pawulo yaramubwiye ati wizere umwami Imana muri Yesu Kristo, and you will be saved. nuko rero uzakizwa. He did not say believe in Jesus Christ, ntabwo yavuze ngo izere muri Yesu Kristo, but also do the following 10 or 15 or 20 things. He did not say do all these things. hanyuma ngo amubwire n'urundi rutonde rw'ibindi yongeraho. He said believe and you will be saved. ahubwo yamubwiye ngo izere gusa urakira. But once we are saved, ariko igihe tumaze gukizwa, God then gives us the power to be victorious. Imana iduha n'imbaraga yo kugira ngo duhinduke abaneshi. Of course, just believing that Jesus was a person birumvikana yuko kwizera gusa yuko Yesu yari umuntu is not enough. ntabwo bihagije. Because the Bible says even the demons believe and tremble. kwizera yuko Yesu yari umwana w'Imana ntibihagije, kuko n'abadayimoni ubwabo barabyizeraga ndetse bagahinda umushyitsi. They believe that Jesus is the Son of God. bayizeraga, bari bazi neza yuko Yesu ari umwana w'Imana, But they have not accepted his death. ariko ntibigeze bamwakira nk'umwami n'umukiza wabo. It is more than agreeing on facts about Jesus. hari itandukaniro kumenya ibintu. The Bible describes it this way. nuko Bibiliya ibivuga muri aya magambo: Trust in the Lord with all your heart. nuko wiringira Uwiteka n'umutima wawe wose, And lean not on your own understanding. kandi we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. In all your ways acknowledge him, mu nzira zawe zose, and he shall direct your paths. nuko rero azayobora inzira zawe. Trusting in Jesus means yielding everything to his way, giving everything to him. yego, kwiringira Yesu ni ukurekura byose muri we. It means believing that it is not what we can do that saves us, kumwizera ntabwo bivuze ikintu runaka twakora ngo twebwe ubwacyo kidukize, but what Jesus did when he died for us. ariko kwiringira, kwizera, kwishingikiriza ku cyo Yesu yakoze adupfira. It means realizing that we are hopeless ni ukumenya neza yuko tutagira shinge na rugero, until we are saved by the miracle of God's grace. nuko tukemera yuko dukijijwe n'ibitangaza n'ubuntu bw'Imana. Receiving salvation is so simple. rero kwakira agakiza ni ibintu byoroshye cyane. That jailer asked that evening, what must I do to be saved? iriya mfungwa yabajije Pawulo ngo ni iki nakora kugira ngo mbashe gukira. 4 simple Bible facts answer this question. ibintu bine bisubiza iki kibazo. Number 1, salvation is a free gift. icya mbere ni uko agakiza kacu ari ubuntu. We read this verse again. dusubire kuri rya somo: For by grace you have been saved through faith, and that is not of yourself. mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntabwo ari imirimo yanyu. It is a gift of God, ni impano y'Imana, and not of works that anyone should boast. ntabwo ari imirimo buri wese yabasha kwirata. Number 1, it is a free gift. icya mbere rero ni uko agakiza ari impano y'Imana. Number 2, all of us have sinned. icya kabiri dukwiye kumenya ni uko abantu bose bakoze ibyaha. No one could put their hand up when nta I asked the muntu question. n'umwe washobora kuzamura ikiganza ngo avuge yuko ari umuziranenge. For all have sinned and fall short of the glory of God. Pawulo mu Baroma 3 bose bakoze ibyaha. That means it is too late for me. ibyo rero bivuze ngo ni byarakerewe kuri njyewe, I have come too short. namaze gucumura. And this is why God must give it to me as a free gift. niyo mpamvu Imana ikinkorera ni ukuma impano y'ubuntu. I cannot earn it and I do not deserve it. sinshobora kuyikorera, yemwe nta nubwo nari nyikwiriye. All of us have sinned.
twese twaguye mu cyaha. Number 3 is the problem. Icya gatatu rero ni ikibazo. The wages of sin is death. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Sin separates us from the source of life, which is God. Kubera yuko icyaha cyadutandukanije na soko y'ubugingo. If we get what we deserve, it will only be death. Turamutse duhawe icyo gusa twari dukwiriye ni urupfu nibwo twahabwa. But praise God, there is also the Ariko solution. Imana ishimwe cyane kuko impano y'Imana ari ubugingo buhoraho. And the solution says that Jesus died for us. Igisubizo ni uko Yesu yapfuye mu mwanya wacu. But God demonstrates His own love towards us. Imana rero yerekanye urukundo idukunda. In that while we were still sinners, mu buryo ko mu gihe twese twari tukiri abanyabyaha, Christ died for us. Kristo yapfuye yaradupfiriye. Not after we made ourselves good enough. Ntabwo ari twebwe twashoboye kwigira beza. Not after we tried to be better people. Ntabwo ari twebwe twashobora kwigira abantu beza. Not before we had a problem. Kubera yuko na mbere y'ibyo twagerageza turi abanyabyaha. The Bible says while we were in rebellion towards Kuko God, Bibiliya ivuga ngo mu gihe twari tukiri abanyabyaha, God loved us enough to pay the price. Imana yaradukunze cyane yiyemeza kwishyura ikintu. 4 simple facts. Ibintu bine by'ingenzi. Salvation is a free gift. Icya mbere ni uko agakiza kacu ari ubuntu. All of us have sinned. Icya kabiri ni uko rwose twese turi abanyabyaha. And sin leads to death. Icya gatatu ni uko icyaha icyo kiduyoboramo ni urupfu. But Jesus died in our place. Ariko Yesu akaba yarapfiye mu cyimbo cyacu. So that we can have eternal life if we accept Him as our Savior. Igihe rero twakiriye Yesu rwose tuba turonse ubugingo buhoraho. Why would we want anything else? Ni ikindi kihe kandi twakenera. This is how simple salvation is. Uko agakiza kacu koroshye cyane. So some people wonder, nuko rero abantu ugasanga ahubwo barahangayitse baribaza, what does it mean to accept Jesus as my Savior? noneho rero se iki cyitwa kwakira Yesu, kwemera Yesu, byo bisobanuye iki? Just how can I receive that free gift? Ni gute iyo mpano y'ubuntu nayakira? The Bible gives the answer. Nuko Bibiliya nanone igatanga igisubizo. Behold, I stand at the door and I knock. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Jesus is standing outside our heart's door knocking. Yesu ahagaze ku rugi rwa mutima wa buri wese. The one who loves us more than we will ever understand. Wa wundi udukunda kurenza uko dushobora kubyumva no Is kubisobanukirwa. pleading with us tonight, Aringinga uyu mugoroba. waiting for our response. Yiteze kumva igisubizo Do we cyacu. want to leave Him outside Mbese wakwifuza kumuheza hanze and miss eternal life? maze ukaba ubuze ubugingo buhoraho, Or do we want to open up and invite Him cyangwa in? wakwifuza kumwugururira maze akinjira muri That wowe? is how we receive the free gift of Uko salvation. dushobora kwakira ya mpano y'ubuntu y'Imana. The Holy Spirit of God brings conviction to our Umwuka heart. w'Imana atsinda imitima yacu. And instead of resisting, we shall be open. Kandi ntidukwiriye gukomeza kwinangira, ahubwo dukwiriye gukingura. Simply invite Jesus into your heart. Maze tukararika Yesu kwinjira mu mitima yacu. Say, thank you, Jesus. Nuko tubabaza Yesu warakoze. Come into my life. Yesu warakoze, ngwino mu mutima wanjye. Come into my heart. Ngwino mu mutima wanjye. Forgive my past. Umbabarire gukiranirwa kwanjye kwa kahise. And take control of my future. Maze ahubwo abe ari wowe uyobora ubuzima bwanjye uhereye And none. Jesus will be your personal Savior Nuko rero Yesu azaba umukiza n'umucunguzi wawe. and your best friend. Kandi azaba inshuti yawe y'agahozo. Because when we accept Him as our Savior, Kubera yuko iyo tumwakiriye n'intandaro yacu y'agakiza, He promises to forgive our sins, adusezeranira kutubabarira ibyaha, to wipe everything we have done in the past clean. agahanagura ibyo twakiraniweho byose. The Bible says if we confess our sin, Bibiliya irahamya ngo niba
twicujije ibyaha byacu. He is faithful and just to forgive us our sins. niyo yo kwizerwa y'ukuri no kwizerwa, and to forgive us from all unrighteousness. kandi yiteguye kutubabarira ibicumuro byacu byose. No matter what you have done, ibyo ari byo byose waba waraguyemo, no matter how bad you were, uko waba uri mubi kose, Jesus' death will erase all your sins. urupfu rwa Yesu ruhanaguraho gukiranirwa kwawe kose. You do not need to feel guilty anymore. ntabwo ukeneye gukomeza kumva umutima ugushinja icyo You kibi. do not need to be burdened by your past mistakes. ntabwo ukwiriye gukomeza kwikorera ku mutwe wawe ahahise hawe. If you still feel like that, you have not given everything to Him. If you still feel burdened, you have not made a full commitment. igihe cyose wakomeza kumva ukikoreye uwo mutwaro, uba utarakiye imbabazi ze. The Bible says what He has promised, Bibiliya ivuga ibyo yamusezeraniye. He was also faithful to perform. He was faithful to do. kandi yari yiteguye kubisohoza. God promised He would forgive your sins. Imana Yesu yasezeranye kutubabarira ibyaha byacu, And He will do it. kandi rwose azabikora. And the Bible describes how He throws our sins in the depths of the nuko sea. rero Bibiliya ikatwereka uburyo ibyo byaha bifata akabijugunya kure. How He removes it like the east is as far from the west. Kabango He removes it as far as the east is from the west. ibidukiza nk'uko iburasirazuba hatandukanye n'iburengera bwaryo. Both these verses describe God getting rid of sin. aya masomo yose atwereka uburyo Imana itubabarira gukiranirwa kwacu. Putting our sins in a place that does not exist. We cannot go and find it again. nuko akabishyira ahantu twebwe tudashobora kongera kubirabukwa no kubibona, cyangwa adashobora kongera kubibona. It also says, nuko bikanatubwira ngo, but as many as received Him, nuko nk'uko benshi bamwakiriye, to Him He gave the right to become children of abo God. yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. To those who believe in His name. abo bose bizeye izina rye. You are children of God this evening. uyu mugoroba kuri umwana w'Imana. You are princes and princesses of the Almighty God. uri igikomangoma cyo mu bwami bw'Imana. He has adopted you into the royal family. yakuzanye araguhamagarira kugira ngo agushyire mu muryango we. No longer is Satan your master. ntabwo rero Satani agomba gukomeza kugukurura, Because you are children of the King. kubera yuko uri igikomangoma cyo mu bwami No bw'Imana. longer children of darkness. ntabwo ukiri umwana wo mu mwijima, We are now walking in the light of God. ahubwo noneho tuba tugiye kugendera mu nzira z'umucyo. Now, we are not perfect. nuko rero nubwo tuba tumaze kwihana gutyo, ntibisobanuye yuko turi abaziranenge, But His righteousness is. ariko gukiranuka kwe nuku. And although we make mistakes, nubwo twakongera tukagira ibyago byo kugwa mu He will gishuko, always be there to forgive us. igihe cyose aba ari hafi yacu kugira ngo aduhanagureho gukiranirwa kwacu. Every day we choose Him as our Lord and Savior. buri munsi uko tumwisemo tukamwakira nk'umukiza n'umucunguzi He wacu, will give us the strength to be victorious. aduha imbaraga nayo yo gutsinda ikibi cyose. And all these miracles come through one person, kandi ibyo bitangaza byose tubibonera muri umwe, Jesus Christ. ari we witwa Yesu Kristo. The Bible says, He who has the Son Bibiliya iravuga ngo uwo wese ufite umwana has life. afite ubugingo, He who does not have the Son of ariko God wa wese udafite uwo mwana does not have life. nta bugingo afite. Do you have the Son tonight? none uyu mugoroba ndakubaza ikibazo, mbese ufite uwo mwana muri wowe? It continues by saying, these things I have written to you. nuko ibyanditswe bikomeza bivuga ngo ibi byose nabibandikiye Who believe in the name of the Son of God. kugira ngo mwizere mu izina ry'umwana w'Imana. Now listen very carefully to the last part of verse 13. nyabuna uyu mugabane wa nyuma wisoma muwumve neza. That you may know that you have eternal life. kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. You can have the assurance of salvation tonight. ubasha kuronka kwirongera uyu mugoroba
rwose icyizere yuko ufite ubugingo buhoraho. There need not be any doubt in your heart. Nta gushidikanya kwagombye gukomeza kuba mu mutima wawe. You can leave here knowing that God has saved you. Ahubwo ubasha gutaha rwose uzi yuko wakiriwe kandi wakijijwe. Jesus came so that whoever believes in him should not perish, yuko Yesu yapfuye kugira ngo mwizera wese atarimbuka, but have everlasting life. ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. That word there, whoever, iriya jambo ngo uwo ari we wese, includes everyone who is here tonight. bivuze rero uwo ari we wese uri hano uyu You can mugoroba. know that Jesus is your Savior. ushobora rwose kwimenyera yuko Yesu ari umukiza wawe. On December 31, 1995, mu kwezi kwa 12 ku itariki ya 31 mu mwaka w'1995, John Clancy, who was a fireman, uwitwa Yohana Clancy yari umwe mu bakora gahunda yo kuzimya umuriro, led his crew in New York into an apartment that was building. nuko rero yagiye mu butabazi aho inyubako yariho ishya muri New York. As this fire raged out of control in this building, nuko rero ubwo umuriro wakwiraga ahantu hose muri iyo nyubako, the people were concerned that there might still be people inside. abantu bibazaga niba muri iyo nyubako hatarimo abantu bakirimo. But because the building was abandoned, ariko kubera yuko iyo nyubako yari yararetswe kera, it was only used by drug addicts, alcoholics, and ahubwo prostitutes. yari isigaye ikoreshwa n'abantu bakoresha ibiyobyabwenge n'abasinzi n'abagome. Nevertheless, they decided to enter the building, nuko rero bamanza gutinya kwinjira muri iyo nyubako, searching for survivors. ariko nako nubwo byari bimeze gutyo, biyemeza kwinjira muri iyo nyubako kugira ngo barebe ko hari abo The bakiza. building was filled with smoke, inzu yose yari yuzuye umwotsi, making visibility very low. bigatuma no kureba bitoroshye. The firefighters were risking their own lives. aba batabazi rero b'abazimyamuriro rwose biyemeza gupfa no gukira, To save prostitutes and drug addicts. kugira ngo binjire muri iyo nyubako bakize aba indaya ndetse n'abakoresha ibiyobyabwenge baba barimo, Who had made this building their home. kandi abo ubwabo nibo bari banayitwikiye. Suddenly the floor collapsed. nuko rero ako kanya imwe igisenge kiba kirarindimutse, trapping him in the bottom story. nuko kizitira wa wundi John kimuheza hirya atabasha kubona hanyura ngo asohoke. His colleagues tried everything they could to save him. bagenzi be bakoze ibyo bashoboye kose kugira ngo babashe nawe kumurokora, But when they eventually got him out of the fire, ariko igihe bashoboraga kumukurura ngo bamujyane hanze yawo y'umuriro, it was too late. byari byatinze cyane. His body was burnt beyond umubiri recognition. we wose wari watwitswe wabaye inyama. He left behind his wife, yarapfuye asiga umugore we, who was 6 months pregnant, kandi wari ufite inda y'amezi 6, and the future they were planning together. ndetse n'imishinga yose y'ahazaza bari bafite. John believed that all life was valuable. John kuri we yatekerezaga yuko ubuzima bw'uwo ari we wese ari He ubw'agaciro. was willing to risk his own life, doesn't matter who was in that building, rero yiyemeje ibyo gupfa no gukira kugira ngo arebe ko yagira uwakiza. He left the safety of his own home. He left the safety of yari his own home yasize umutekano mu rugo rwe for the dangers of a raging fire. kugira ngo ahubwo yemera kwishyira mu kaga k'uwo muriro. He entered the flames to save lives, yinjiye muri ibyo birimi by'umuriro ashaka ubugingo bw'umuntu and it yakiza. cost him his own life. nuko rero ahubwo birangira bihitanye ubuzima bwe. As the details of the story was uncovered, nk'uko nyuma byaje gusobanuka uko byagenze kugira ngo iyo nyubako ishye, they found out that the fire had started intentionally. byaje gusangwa yuko iyo nkongi y'umuriro n'iyo nzu yahiye
gusa kubw'ubwende bw'umuntu wabishakaga kubitwika. Edwin Smith, one of the homeless people living there, had started the fire. N'umuhungu witwa Smith wari umwana wo mu muhanda wari watwitse iyo nzu kubwende bwe. The fireman had tried to save the life. Mu yandi magambo wa mutabazi w'umuzimyamuriro yazimije ubuzima bwe Of the same person who had burned down the building. ari gushaka gukiza uwiyemeje kwiyahura. He gave his life for an arsonist. Yatanze yabuze ubuzima bwe kubera wa munyabyaha. What a beautiful illustration of Jesus Christ. Jesus Christ left the security and the comfort of heaven. And he came down straight to this earth, plunging into the raging fires of sin. And while he was hanging on the cross, the flames of sin consumed him. But it was not his sins. It was our sins. By our deliberate choice, we set the world on fire. By our angry tempers and our dishonesty. By our lust and our greed. By our adultery and our lying. And Christ died in our place, so that we can live. He experienced the flames of sin on the cross, so that we do not have to experience the flames of destruction and burn one day in the fire of hell. This evening, God wants to give you the assurance that you can live forever. Through His Spirit, He is knocking on your heart's door. Why not open that door and invite Him? He is waiting. He is listening. But there is one thing He cannot do. He cannot force you to open that door. And so I want you to make a few decisions this evening. Number one, as a response to what you have heard. Is it clear that the life and death of Jesus, the life and death of Jesus, provides the gift of eternal life to all who believe? If that is clear, I want to see you waving. Amen. Amen. Number two, I have never accepted Jesus as my personal Savior. But tonight I invite Him to be my Savior. And I extend this invitation especially to our gifts and to our guests. I cannot see you clearly because of the bright light. But if you want to give your
your heart to Jesus tonight, ariko niba ushaka kwegurira umutima wawe Yesu, if you want to be saved, niba ushaka rwose gukizwa, I invite you to stand up and come nukuri forward. ndakurarika ngo uhaguruke. Is there anyone who would like to come forward tonight? Mbese mwabashyitsi bacu mwe wakwishimira guhaguruka kugira ngo ubugingo bwawe tubwegurire umukiza Yesu? Not only of the guests, but anyone. Ntabwo mvuga gusa n'abashyitsi, ahubwo ndavuga n'abandi bose. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Mbese mwakwigira hano hafi. Amen. Please come forward. We'd like rwose to mwihangane special mwegere prayer. hano hafi kugira ngo tugire n'isengesho ryihariye ryanyu. Abashyitsi bacu aho muri hose nyabuna namwe kimwe n'umusangwa wumva nawe umutima we ashaka kuwegurira mu biganza by'umukiza, natambuke yegere hano. While they're coming forward, I also want to extend an invitation to those who are still seated. Kandi mu gihe bakomeza gutambuka abo bantu b'Imana nyabona bicaranye nabo mubafashe batambuke, ndagira ngo ngire irindi rarika nanone ngeze ko Maybe you have already given your heart to Jesus. ahari wowe wavuga ngo n'ubundi hari igihe nigeze guha ubuzima bwanjye Yesu, but today you want to, and since you've given your heart, you have moved away from Him. ariko nawe nusuzuma urasanga mu gihe wamweguriye ubuzima bwawe hari igihe nanone watakobwe ku nzira nyazo. And this evening you want to recommit your life to God again. none uyu mugoroba ukaba ushaka kongera kuvugurura amasezerano yawe n'umukiza wawe. If you are in that category, I want you to stand right nanone where you are. niba uri muri abo bizera bashaka kuvugurura amasezerano n'umwami n'umukiza wabo, nawe ngwino. You need not come forward, you can stand just there. ahari nubwo utanaza aho ngaho ariko ugahagarara aho ngaho wari wicaye, As you rededicate your life to God. ushaka guha ubuzima bwawe Yesu. Niba usanzwe uri umwizera ukaba ushaka guha ubuzima bwawe Yesu, nanone uvugurura amasezerano yawe na Yesu, nawe wahagurukira aho wicaye. Before we do a prayer for these beautiful people here, mbere y'uko tugira isengesho ryihariye ku bw'aba bashyitsi, nawe umwizera wese usanzwe yareguriye ubuzima bwe Yesu, ariko uyu mugoroba akaba anyuzwa ashaka kongera kuvugurura amasezerano ye na Yesu, ahagurukira aho yicaye. I want to commend you for the decision that you have made here. cyane mwebwe ndagira ngo I want to commend you and honor you for the decision you've made. ndagira ngo rwose nshimire icyemezo mufashe muri uyu mugoroba. It is not an easy decision. ndabizi ntabwo ari icyemezo kiba cyoroshye, And the devil might not like what you're doing. ndetse mbabwiza n'ukuri satani ntabwo aba abyishimiye. But this evening you have placed Jesus first. ariko uyu mugoroba icyo mukoze Yesu mumugize nyambere mu buzima And I bwawe. pray that you will experience the joy of salvation. nuko rero ndagira ngo rwose muryoherwe no kuba mu gakiza ka Yesu. But before we pray, there might be one more person in the audience ariko mbere y'uko dusenga ndabona hari undi muntu muri iri teraniro wari ukwiriye kuza, who wants to come forward. nyabuna nawe akaba yakwiriye kuza hano imbere tugafatanya muri iri sengesho One special. more who is struggling with this decision, should I stand and come or not? ngwino wowe ugundagurana no gufata icyo cyemezo cika umwanzi uza hano imbere. I pray that the Spirit will speak to your hearts. ndasaba umwuka w'Imana avugane n'umutima wawe. Amen. Amen. Is there anyone else? mbese nta wundi koko muri iri teraniro? nawe ngwino mwana wanjye. I want to give you that opportunity. Amen. ndagira ngo Amen. rwose ntange ayo mahirwe he kugira n'umwe uyivutsa, Because I believe we are living in the end of earth season. kuko ibihe turimo bavandimwe ni ibya nyuma rwose, And we will not have unlimited time to make this decision. kandi Amen. ntabwo tuzakomeza kugira aya mahirwe yo gufata ibyemezo nk'ibi. Amen. May God bless you for coming Imana forward. iguhe umugisha nawe mama uje. I am glad for the decisions that are made. ndishimye cyane kubw'ibyemezo abavandimwe bafashe. And if you are still struggling with this in your heart, nanone kandi niba ukomeje gukundagurana n'icyemezo mu mutima wawe, please speak to Pastor Joseph nyabuna dore nguriya Pastor Joseph uza or kumwegera, even Pastor Jean Baptiste. cyangwa se Pastor Jean Baptiste ushobora kuza kumwegera mu ibanga ryawe. Maybe you can do that in a private moment. ushobora no kubikora mu ibanga ryawe. Is there anyone else who would like to come before the ariko nongere mbaze ikibazo, muri iri teraniro koko nta wundi urimo ushaka kuza gufatanya natwe muri iri sengesho? Amen. Amen. I'm so glad to see young people also make it. ndanezerewe no kubona abana bakiri bato n'abasore baza. So let us close in prayer. none rero reka duhombeke amaso dusenge. Our Father which art in heaven,
data wa twese uri mu ijuru, thank you for the people who have been bold enough to come forward. turagushimira cyane aba bantu bagize ubutwari bwo gutambuka bakaza hano imbere. Thank you that they can place their faith in you. turagushimye cyane ko bashyize ukwizera kwabo muri wowe. Thank you, Lord, for the gift of life through Jesus Christ. tugushimiye Mana yacu impano y'ubugingo buhoraho. And Lord, I pray for every one of your precious children who are standing nuko here. rero ndasabira buri mwana wawe wese duhagararanye hano imbere. I pray that this will not just be an emotional decision made this evening, ndagira ngo nsabire buri wese bye kuba gusa ari iby'amarangamutima, but it will be a beginning of an exciting journey with Jesus. ahubwo bibe ari intangiriro y'urugendo buri wese yiyemeje gutangira agendana na I Yesu. pray that you will put your hand of protection upon them. ndagira ngo buri wese umuzengurutse ukuboko kwawe kurinda. I pray that you will bless them in their relationships. ndakugira ngo nyagasani ngo uhe buri wese umugisha ndetse n'umuvandimwe I we. pray, Lord, that you will grant them good health. nyabuntu Uwiteka ubaduhera amagara mazima. I pray, dear Lord, that you will bless them in their finances. nyabuntu Uwiteka ubiteho mu bibatunga no mu mibereho yabo. But above all, I pray that you will save them for your eternal kingdom. ariko hejuru ya byose ubahindure abakandida bo mu bwami bwawe. We commit them before you. tubashyize rero imbere yawe May they leave here knowing that they are saved. kugira ngo baze kubaha mu mitima yabo rwose bizeye yuko bakijijwe. Lord, there are others in this audience who have recommitted their lives to hari you. n'abandi bahagaze muri iri teraniro bifuje kuvugurura amasezerano yabo kandi baguhana imitima yabo. And I pray also for the new beginning in their lives. nuko rero nabo turabasabira intangiriro y'ubuzima bushya mu migendere I y'ubuzima pray, bwabo. Lord, that you would give them a new heart ubahe imitima mishya and prepare us all for eternity. kandi twese udutegurire kuzaronka ubugingo buhoraho. Thank you, Lord, for hearing our prayer. turagushimiye Mana kuko wumvise gusenga kwacu, We pray it in Jesus' name. kuko dusenze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. So the audience